tureba imbere ya ntebe mbega umunezero tubonye Yesu tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere ya ntebe mbega umunezero tubonye tuzataramana Amen. Nitwizera Yesu tuzabona cya gituro. Tueleze Imana yacu bwiza. Haleluya! Haleluya! Agace ka nyuma aravuga ngo tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere ya ntebe mbega umunezero tubonye Yesu tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere ya ntebe mbega umunezero tubonye Hosana Hosana
Haleluya. Iki nicyo kigize abakirisitu. Iyi niyo nzira izirema imitima iri mu mwijima. Iyi niyo nzira tuza dukoresha kugira ngo tubashe guhumurizanya. Vuga ngo amen. Kandi amina. Waje guhumuriza niwe utanga inkomezi. Ariko wicaye ntekereza ko ntacyo wafasha umuntu cyane. Ariko iyo uhagurutse ni ikigaragaza ko harimo gusobanukirwa kuko mu isi atari iwacu. Iwacu ni hehe? Iwacu ni mu ijuru. Amen. Icyo umuntu w'umukirisitu azabasha gutahura aba ni abaririmbyi. What a Christian understands. Bahaye baririmba. This is what they sing. Mu gihe babuze bagenzi babo. They're singing in a time of sorrow. Amen. Amen. Mu gihe umubyeyi In a time that a parent aba ari mu mwijima. is in total darkness. Ikintu kiza kimara umwijima. What takes away the darkness? Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Utakira Imana Is to cry to the Lord. uzushimira Imana ariko utishima. You thank the Lord even though you're not happy. Tugashimira Imana ariko kubera ko twambaye umubiri tutishima. We thank the Lord, but because we're in all a human Ariko body. ikiza kibasha kurema imitima yacu. But what comforts our heart Muri kwa gushimira Imana in that thanksgiving, nico giha Imana that's when the Lord izimara ububabare bw'umuntu. takes away your sorrows. Amen. Amen. Umuntu w'umukirisitu ko ndaririmba ngo mfite amatsiko We sing and say that we yo kuzabona iryo joro. Nta kindi. we look forward to see heaven. Ntiworibona utizeye. You can't see Ntushobora kubona ijuru you can't see heaven mu gihe utabashije gutahura imbaraga z'Imana. without belief and understanding the power of the Lord. Ushimisha Imana nubwo wowe utishima. Please the Lord even though you're not happy. Twambaye umubiri ntabwo nishimye. In our human bodies we cannot be, Ariko ndakora ibishoboka byose nshimisha Imana kubera ubugingo mfite. but we will try and please the Lord in everything we do. Amen. 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 Hallelujah. Ndabizi ko abantu bava mu matorero atandukanye. I know all people coming from different places. Hari abaza baririmba bahagaze gusa. Some people in different churches sing and you have to stand straight. Hari abandi witegereza ugasanga bakora icyo bakora bicaye. And sometimes you go somewhere and people do all the things seated. Ariko umuntu azagira aho yahuriye n'Imana. But every person has Akibuka kuko ari igisubizo mu ngorane. the place that they meet God and they know that He's an answer in a challenge. Twebwe tuzadutambira Imana. In our own way we dance and praise the Lord. Nyamahirwe yakundaga gutamba. Nyamahirwe, he did like to dance. Amen. She did like to dance. Undi nawe yari umuririmbyi. And another one was a singer. Ni ngombwa ngo tugaragaze It's crucial that we show impamvu gihaye humeka. the reason that we are still Impamvu here ubasha guhumuriza and the reason that we come here y'ababyeyi to comfort the parents. Amen. 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 Abakristo muvuge ngo amina. Amen. Abantu bamenye Imana mwovuga ngo amina. Twongere kandi tuvuge ngo amina. Tuzamure data icyubahiro. Haleluya. Twongere tuzamure data icyubahiro. Kubera kuko twakijijwe kandi twamenye Imana. Nubwo imitima yacu iri kure cyane. Even though our hearts is so full, Ariko iyo uganira n'Imana, but when you talk to the Lord, warafi nayo. you feel very Imana close. ibahe. Amen. God bless you. Tuvuge ngo amen. Amen.
wazamura Imana icyubahiro abishoboye. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Amen. Baririmbye kare baravuga ngo nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyiza cy'ubugingo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba. Aravuga ngo kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba n'ay'amaso y'umubiri ari iby'ukuri. Aravuga ngo icyatumye abakera bahanwa neza bagira ubuhamya bwiza ngo nuko bari bafite bwo kwizera muri bo. Birumvikanye yemwe? Tuvuge ngo amen. Amen. Tuzamurire Imana icyubahiro. Imana iduhe kwizera kudasanzwe kandi Imana iduhishurire Kristo bidasanzwe muri ibi bihe by'umubabaro. Tuzamurire Imana icyubahiro ababishoboye. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Tuzamurire Imana icyubahiro kandi. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Yes. Twongere duhe Imana icyubahiro. Dutere haleluya, tweyure igicu cy'umwijima, buri wese ahure n'Imana ye uko azahura nayo. Tuzamure cyane. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Mavuno mengi yamejaa, watenda kazi wachache, lazima Watenda kazi
tuzabona mu bwami bw'Imana. Tuvuge ngo amen. Abafite ibyo byiringiro ni mukomere Imana. Those who have the hope. Tuvuge ngo amen. Aho rero ngo dufite ibyago n'amakuba impande zose. Paul said there are challenges each and every one. Tuvuge ngo amen. Ijambo rimwe turavuze ngo mwihangane. We give you comfort. Kandi mukomere umutima. That stay strong and be strong in your heart. Be strong in your heart. Because this is not our home. Our home is in heaven.
where abayirwa mu isi y'umubiri are you yo kubaho igihe gito moved agiye mu isi yo from the kubaho world ingo of giteka and you tuwe in rwame a living in tuwe rwame family. Amen. icyo gituma umuririmbyi yavuze ngo That's why they stand and say ubugingo bwanje That burinzwe my- n'uwabupfiriye that my life is guided by the one who died for it, uyu mubiri tubona oya not this body. in housing This is just a housing. ubugingo the soul My soul, ubugingo my soul burinzwe na kristo is protected by tuwe rwame Christ. Amen. tuzamure imana icyubahiro Let's give glory to God. Amen.